So bakunzi ba DSM Brad nizere ko mumeze neza, abakunzi ba Emile na Anita nizere ko aho muri Imana ikomeje kubagenza fresh kabisa. Murabona ko ahangaha ariho dusanzwe dukorera inzira y'umusaraba, mumaze kwamenyera kandi murabona nuko nambaye iyi myenda nayo mumaze kuyimenyera, ni imyenda twifashisha dukina inzira y'umusaraba, cyane cyane dushaka kugira ngo tugire imyenda yacu y'umwihariko tu. Yes, ngira ngo mujya mubona ya kamarade, mujya mubona yanjye, usibye ko uyu munsi nahinduye. So nagarutse rero, murabizi ko ubushize umukunzi wanjye yankoreye prank ansa igihe yasangaga kuri shoot cyangwa se kuri set y'urwibanga. Mwabonye ibyo yankoreye birambabaza, ariko nyuma tuza kwiyunga, ibyacu byo no kwiyunga. So uyu munsi rero nanjye nifuje kumukorera prank, nkayikorera aho dukinira filime inzira y'umusaraba. Nifuje kumukorera prank kabisa, kandi nizere ko iri buze kugenda fresh. Umukunzi wanjye DOP, mbere yuko mbwira abakunzi bacu cyo prank uko iteye, banza ufate kamera yihishe aho mu byatsi. Yes, oya garuka hino mana yanjye, umbabare nakubone. Manura gato trips. Sure. Aho ni sawa. We mbabarira kamera ntigaragarishyire mu byatsi neza. Manuraho gato. Okay, noneho wowe icyo uri bukore, yisetinge neza, hanyuma wicare munsi y'ibyo byatsi. Bimeze neza? Ntakubone nawe, ntakubone. Wowe yisetinge neza, sibyo? Nurangiza wicare muri ibyo byatsi, ntabwo akubona. Aho ni sawa? Okay, sawa. Hanyuma icyo ngiye gukora prank ngiye gutegura, umukunzi wanjye ngiye kumubwira ko ngiye kuva muri filime inzira y'umusaraba, ko twarangije kubyemeza, babonye n'umuzi. Seko wicaye wenyine. Ngiye no kuguhamagara kabisa. Kubera ko wirebeshwa gutyo. Wirebeshwa gutyo. Ngiye kuguhamagara. Ngera gute? Mami sari mu nzu. Namushaka? Rose. Oya, yicaye hari inyuma y'inzu. Nyuma y'inzu? Tugende mu nzu. Tugende mu nzu yo kunywa amata. Ngiye guhindura imyenda, ngenda atashye. Ntabwo ndi uzi ko dusigaje sene zigira muri 7. Nyine ntabwo ndi bwongere gukina. Suko bakuka. Ntabwo ngiye gukina. Kamarade sari he? Muri mu nzu. Ese kuri kumaza abantu bose ngo bari he? Urabashaka? Wicara hano ubwire. Wicara hano nyegere. Oya, wakwicaye hano se nkakubwira. Tumva bigise. Anirega ibintu ngiye kukubwira ni ibintu okay. Birababaje ariko nanone ngiye numva nta nibirenze tu. Cyangwa se reka ngiye guhindura, hanyuma nze nkubwire. Ese bite kandi jibwira ibintu nawe birangize ngo ngaho ngo hari ibintu bibabaje. Reka ngiye guhindura imyenda, nze nkubwire ku buryo ndahita nta. Ese utaha ujye he kandi tugifite sene zo gukora? Uziko sene zisigaye ari zanjye nawe gusa. Ntago nibwongere gukina. Warwaye se? Warwaye? Ese ko umuntu utishimye? Tuza wanyu. Tuza. Ntago ndibwongere gukina. Why? Wasabye uruhushya? Ego.
ndaje reka njye guhindura. uraje se kandi ugiye kugenda nta kintu mbwiye ku bintu se basi jya umenya ko mfite umutima nyine ndi umuntu just mbabara Igo nyine nanjye ntago binshimishije ariko nakundi tu akaga uti hari ibintu bibabaje ngaho ngo ngiye guhindura gusa icyiza nuko cyambere nuko nagushimira igihe nyine igihe tumaze dukinana sha nyine hari urwego mbona rushimishije umaze kugeraho kandi none se kuki uri kumbwira ayo magambo yose ugiye gupfa kandi mu by'ukuri navuga ko baretse kunira ubwoba we bwoba hari igihe nyine uba seriye nabimenyereye ngo birambabaje waneza amatwi koko nyine umva icyo nshaka kukubwira urwego umaze kugeraho muri sinema navuga ko ari urwego rwiza sibyo urebye dutangira gukinana naho ugeze ubu ngubu ni ibintu bitandukanye kandi mu by'ukuri uri talented ufite impano kandi buri wese arabibona ko ufite impano uburyo nge nawe twakinana agashani n'ibintu abantu benshi bakunze uburyo nge nawe nyine dukina urukundo nyine iyi nzira yose twatangiye dukinana navuga ko byagenze neza kabisa nkeka ko abantu 90 byibuze ku ijana babonye ko nge nawe twatinze ibintu neza so rero impamvu ndi kukubwira ibi ngibi nge inzira y'umusaraba ngiye kuyivamo ntabwo nzongera gukina inzira y'umusaraba so nabashe kuvugana na kamarade ndabimubwira mubwira icyifuzo cyanjye mubwira uko bimeze ansaba ko naza nkakina uyu munsi urumva nyine ariko byabaye ibiganiro birebire tu ntabwo ari ibintu byari byoroshye kuko nawe na kamarade usibye n'ibyo nawe iyo nkinana nawe yumva bimushimisha nyine uburyo diyo yanjye na kamarade nayo abantu barayikunze none se be gutangiye kurira dore rero ikintu ngiye mpfa nawe nge uraba utarumva n'impamvu ngiye kuva muri filime ugatangira ukarira ese kankuzi nyine nose nyine ugiye kuva muri filime habaye iki ntago baguhemba neza ni uko utakibikunda ese ntago gishaka ko uri kumwe nanjye nyine waje muri sinema utabishaka ngewe uburyo nkinana nawe ni ibintu ngewe nkunda urumva niyo turi kumwe kuri seti ndabikunda kuko hari stress nyinshi nyine hari ukuntu mba naje numva ntameze neza ariko twaba turi kuri tele nkumva nyine ntashye meze neza ariko impamvu rwose mfite ntinyemera gukomeza gukina filime kabisa nyine ari niyo rwibanga ngiye kwivamo ari inzira y'umusaraba nuko kamarade nuko nyereka kuri seti nkabigenza kuri oya ntago ariyo mpamvu nisi mpamvu ni njyewe impamvu bereka njye mu bwizukuri pe maze igihe imyaka myinshi nkina iyi filime sibyo reka tujye tuvugisha ukuri nkeka ko uyu nguyu bigiye kuba hafi imyaka 2 cyangwa nakubeshye nta kintu mbona bimariye pe nta kintu mbona bimariye be uya none se gutangiye kurira kandi be please oya none se gutangiye kurira ngereka ngusobanura impamvu ngiye kuva muri no filime wowe ni wumva iyo mpamvu itumvikana ngo turaza gushaka ikindi dukora ariko mu byo turi buze kugira motive turi bushake nge ntago nge inzira y'umusaraba ngi kwisezera burundu kamarade we byarangiye nuko yambwiye ko yansabye kuza nkakina uyu munsi hanyuma bikarangira ariko impamvu ndi kubikubwira sibyo impamvu ndi kubikubwira ni ukugira ngo ugire ute byumve nta kintu naguhisha mukunzi wanjye urumva
kandi kuba ngiye kuva muri filime ntabwo bivuze ko ubuzima burangiye. No mu rugo tuzakomeza tujye dukora ibyo dukora kuri channel yacu, ariko inzira y'umusaraba ndayisezeye kabisa. Aribyo nagusobanurira, maze imyaka 2 nkina iyi filime, nje nkubwije ukuri usibye kubikunda ndagira nta kindi bimariye pe. Nje mbona ibaze ko mbona n'akazi nkakareka, urumva? Oye please wirira, aho se kutangiye kurira, yose kuba mvuye muri filime biva ko ubuzima bwanjye na burangiye. Oya nibyo pe, filime yaraduhuje kumva numvishe, hanyuma umbwirire kamarade na script yanjye ayisenye. Oya ayisenye se gute kandi kamarade deja yaranje kubona umusore unsimbura. Umusore ugiye gute? Unsimbura mugiye kujya mukinana. Niba uvuye muri filime nanjye ntabwo nzongera kwiga. Oya be na ujuba professional. Ujuba professional. Ntabwo nzakomeza. Ibyo ntago biri professional pe. Sibyo? Ibyo ntago biri professional. Nta kibazo kandeke ko professional. Kandi ikindi buriya kontra yanjye ni yawe biratandukanye. Ese kubera iki wumva yuko wowe wumva kuvuye muri filime ukumva kandi ngiye ugomba kwiga? Kontra yanjye ni yawe biratandukanye be. Ngiye nasinye kontra umwaka ushize. Erega kuba ngiye kuva muri filime ntago bivuga ko urukundo rwanjye nawe ruhagaze. Sibyo? Mu rugo hehe urabizi ko dufitanye n'indi mishinga kuri channel yacu, tuzakomeza dukora imishinga. Ariko iyi filime be kandi ikindi reka nkubwire, nje iyi filime maze imyaka 2 nyikina. Kontra nasinye urumva itandukanye ni yawe, byibuze wowe harimo ubona amafaranga, ariko ngiye birasaba kugira ngo kontra ngirangire bongere bagira ute banyongeze indi kontra byibuze, kandi ngiye ndi kubona igihe ni kera pe. Niyo mpamvu rero ngewe kamarade twabyumvikanye yarangije. Mubwire yuko ngewe unabibwire kamarade. Oya wizana ibintu ndabikubwiye umenye kuri professional, sibyo? Umenye kuri professional wowe ntawe umenye wowe ubona amafaranga, sibyo? Nanjye nta kibazo, naje muri filime bwa mbere mo kubera wowe, sibyo? Niwe twamenye bwa mbere, naje muri filime wabigizemo uruhare, baduhereza inkuru turi kumwe, urifashe byasuragiye n'uburi niyo nayigumamo ntago nzakina nkuko nakina. Oya nakubwiye ngo ugomba kuba professional, umusore uzaza ugomba kumukina uko nge nawe twakinana. I mean niyo wayivamo uwo wanzanira ntago nzamukinira nk'ibyo nakinira. None se kuki utangiye kuzana ibintu by'urukundo ngo byo tandukanye? Reka ko twakinaga tunakundana, hanyuma si ubu uzabugiye ko. Nose be nawe reka tuvugishe ukuri, niba koko unkunda wakwemera ko najya niba unkunda kucyumva ko binaki. None se urashaka umwaka wiri, ndeba nje nasinye kontra y'imyaka 3, sibyo? Okay, kamafaranga nahembwa kandi kontra nta kibazo. Gumama ngiye umushahara wanjye nze nguguhereza nawe wongere ku wawe, utegeze igihe kigere ba. Hanyuma wowe ukinira iki se? Wowe ukinira nta kibazo, ngiye mfite ibindi bintu ariko wirira be na wirira ariko nari afite umutima nyine umva be. Reka nkubwire, ngiye nasinye kontra y'imyaka 3, harimo clause ivuga ko igihe nge nawe tuzaba igihe nge nzabishakira nemere gusesa nawe amasezerano, iyo clause irimo. So rero nge mu gihe ndi kubona ntacyo biri kumarira, kandi be ikindi cya kabiri nge ndashaka turakuze. Ese wakwishimira ko umwaka urangira nta kintu ndi gufata undi ukirika nta kintu ndi gufata, ubwo se byazarangira gute? Mbyuka mu bitondo nkajya gukina, kuwa kabiri nkajya gukina, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, icyumweru cyose. Tujye tuvugisha ukuri. Igihe rero kirageze ngo nge nawe rore twakinanaga mu nzira y'umusaraba irangire, kandi ngenda byize neza ko umuntu uzaza muzakinana neza, sibyo? Ngiye gushaka indi mirimo akubereye mu mutima. Ngiye gushaka indi mirimo ibereye mu mutima ku buryo mva nta kintu binwaye, ngiye ko umuntu undi tugazitirana nta kibitwaye. Ko se noneho wese warete nkavamo bakakuza ndi mukobwa niba ubishoboye akaba ari ubikora. None se wowe ntuhembwa neza? Nuri mu bantu mu nzira musaraba bahembwa neza? Nyine nimba mpembwa neza. Nje rero bisaba kugira ngo kontra y'imyaka 3 irangire babone kugira ute kumindi kontra nshyashya, kandi ntago nategereza umwaka wose pe, naba nkubeshye. Ese wihanganiye imyaka 2, umwaka umwe ni uko umwaka umwe ntago byakunda pe. Njewe abandi nyine ngo
nje nangije deja kuwa mbere w'ikindi ngiye akazi nzatangira kandi kazi ariko se buretse waburetse ariko waburetse basi wambabariye ko numva n'umutwe utangiye ku buretse ariko nyine ngaho none se ugiye ndeka ndebe mama ngiye ibintu basi menye neza ko ibintu uri kumbwira ari ibya nyabyo. none se mama ugiye kumureba miki ndetse ntabwo abandi babaseze cyangwa usibye kamarade bizi kuki ushaka kugenda ngo n'abandi bose babimenye bakunzi ba Desembradi iyi ni pranka ariko murabona ko mukunzi wanjye ntago bashaka ko ngicara no mubazi ariko birimo n'amarira sinzi ubwo mbese ni ibiki ko mbona wagira ngo murarakaye bamwe banarira habaye ikimashwanya reka nkubwire nyine nabwo nshaka ko duca mu bintu byinshi uri kumva urazi neza maze igihe nkundana n'uyu musore nyine apara yo kuba dukinana dufitanye iyindi relationship sibyo ndabizi umuntu yarifashe atekereza ngo agiye kuva mu nzira y'umusaraba sinzi niba arabikubwiye indemire uyu nyine ureba uyu ntabwo yabikora arabipanga arabyuzuza asezera kamarade uri kumva amushakira plan B njyewe arifashe turi kuri seti nonaho ubu arambwiye ngo bagiye kuva muri filime ngo hari undi musore ngo bashatse ngo tugiye kutangira gukina ngo ndetse ngo ni ngiyi ngo n'urwibanga ngo filime zizagiye kuzivamo ese njyewe ndi mukunzi nyabaki wifata ugatekereza ibintu akabipanga akabyuzuza akaza akabintura hejuru nkaho nta gaciro njyewe tutanaganira iyo nikosa nakoze ariko nambabarire ariko mami nanjye filime ndayiretse oya reka nkubwize ukuri nkuko yashatse ibyo ni ibintu wikwikiranya ibintu nanjye nzamuteguza ntabwo ndi buhite mva mu uyu reka arakubwiye reka nanjye nkubwire uko ni ibintu bimeze mami njyewe iyi filime ibi bintu biri seriya ahubwo mukanya njyewe mukanya ndambara ngende nukuri ntabwo muzongera kumbona muri iyo filime kandi ambwiye ngo reka ajye kwambara ngo agire ngo na sene zirindwi zisigaye ntabwo njyewe ndumva na sene zisigaye njye nkurikije nyine ukuntu ndi kumva ntabwo ndi muri mood pe ndi gutekereza ukuntu musize tutazongera gukina na filime nanjye nkumva wabonye ko na sene za mbere nazikinye nabi ntabwo nari ndi muri mood ikibazo ni ikemirizo ikibazo gihari mami nge iyi filime nyimazemo hafi imyaka 2 sibyo hafi imyaka inzira y'umusaraba rero nasinye kontra nyine itaraba filime ikomeye cyane itaragera ku rwego iriho ntabwo wenda nshaka kuvuga amafaranga membwa pe ariko nyakubwiye nawe nukuri wababara nasinye kontra y'imyaka 3 ariko hari harimo close yuko igihe ngena ninumva tuvuge mbonye nk'akandi kazi nemere gusezera nkagenda iyo close irimo hanyuma ntakubeshye mami abakinyi bose baje nyuma yanjye ariko se kutangiye kureba be kutangiye abakinyi bose baje nyuma yanjye nukuri abenshi bankubye inshuro enye mu guhembwa kubera ko njye nasinye kontra y'igihe kirekire urumva kugira ngo nongere bamande masezerano birasaba iyi myaka 3 nuvuga ngo asigaye umwaka umwe irangire n'amafaranga make nta kintu nanjye kandi urabizi ko dukina kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane hafi no kuwa gatanu usibye kuwa kane ahubwo usibye kuwa kane dukina urwibanga no ku cyumweru turuhuka ariko fata iyo minsi ingahe yose ndeba ukuntu ngana ndakuze nkeneye kubaka ubuzima bwanjye nkeneye akazi nzagatangira muri kiriya cyumweru ni akazi keza ni keza ku buryo aho kugira ngo nanone ubivemo watubabariye basi ugasaba kamarade akaguhindurira akampindurira iki
nyine uwo mukavugana n'umubosi mugahindura nyine ni ukuvuga ngo ntabwo iyo kontra akayihindura ibyo bintu narabigerageje namubwiye basi n'umushahara jewe wawe ibyo bintu narabigerageje bambwira ko bitakunda mpaka iyo kontra iranje ubwo rero jewe ibaze ko umva ru ibaze ko nabasabye byibuze kunkubira kabiri byonyine barabyanga so rero njyewe nanjye ntago ibaze ukuntu biri kumbabaza ntaranita ubwo se urumva nita ugiye kumusiga so rero oya bazanye hari undi musore ugiye kuza bazanye bakina ntago mbishyigikiye gusa iyi filime nyivuyemo nta soko nyanga tubabariye basi okay no basi nayo ndashyiraho ayanjye niba Anita yaguhaye ye nayo ndashyira ako se arama amafaranga nawe ni umukobwa bakeneye ariko natwe turanagukenera nzagumana muri Anita Beauty Shop wowe ugumane nta kibazo nayo cyangwa se nanone kubera yuko tugukeneye muri no filime kandi tubona ko nyine uri umuntu ase nuko tuvuge ko mu haya deka oya tubabarira tubabarira n'undi muntu mubwira ngo ndagukunda sai mitobari no kora ibyo bintu turakwingira ariko mumenye ko muri professional ibi bintu mu umaze kubimara ahubwo ngenda kwinginza umusore muzakinana uje umufiringa nkuko nanjye wafiringa none se si filime aje amufiringa rero sai wo yatubabarire buretse ariko buretse ntabwo ngiye nshaka kugenda usigaye nyine umeze nabi none se urashaka amera neza gute kandi ari kuguhereza n'akazi ako kazi iterambere ryawe nani amafaranga iterambere ryawe nani amafaranga basi wagumyana byo oya akazi ni iterambere ryawe nani okay simumamagaye nk'umuntu mukuru njyewe nawe njye n'uyu nguyu dufitanye imishinga y'igihe kirekire ese ibintu byose dukeneye amafaranga ndeka nkubwize ukuri niba turi gupanga ko tugiye kubana dukeneye amafaranga reka nkubwiye amafaranga membwa ntago nta kintu twazagera nta kintu twazagera baramuhubwira utuje sibyo mbabarira sibyo iterambere ushaka ni ryawe nanita sibyo akubwira amafaranga ngiye kuzajya urayazi njye no kuyababwira oya nta kibazo reka mbanze nkubwire njye kuyababwira amafaranga ngiye buyaretse maze nkubwire reka njye nkubwize ukuri ari akazi ngiye gukora ninkakora n'umwaka umwe tuzaba tumaze kugera ku bintu byinshi ariko akangaka ko kwirirwa nkina filime kuva mu gitondo kugeza nijoro nkataha saa saba ejo kuwa mbere kuwa kabiri nkahembwa ari amafaranga reka nkubwire basi bwari sibyo niba iryo terambere ari ryawe nanita mukaba mukundana kandi ikintu nanone kitarimo umugisha w'abantu umutima uhuje nta mugisha waba urimo n'ubundi aya mafaranga yaza akaguca mu mwanya w'intoki biragusa ko ugiye guhembwa amafaranga meza ariko yumvikaneho n'umukunzi wabanza byakire neza umwaka wose nkinira ubuntu umwanya wo kwiga kuri ibi bintu nawe kandi ukomeze urabizi ndagukunda pe subizi ko ngukunda buretse ariko nanjye ntabwo mbigushyigikiye rwose wapi pe ubwo se ubundi ubwinshi bw'amafaranga buruta umuntu ukunzi wawe n'ubu ariko reka mubwiye mami ibaze umuntu kukubwira ngo nyine anagutunguye ibyo nabisabiye imbabazi rero zigendane no kumuha umwanya wo kubitekereza usibye uyu munsi twari kuzanya kubonana ese ntabwo twavuganaga ntabwo nabimubwira kuri telefone ntabwo twari turi kumwe wamba bari ukanyumva koko wamba bari ukanyumva ese urashaka umwaka wose ejo ntitwashutinze twarashutinze ariko ejo ntabwo nashaka kubimubwira hari abantu benshi kandi none si umunsi kuba hari abantu bakeya bivuze kuba wamuhindura mudu ubu nawe agiye gukina nabi ariko ibi bintu ukoze ntabwo ari byiza ntabwo ari ibintu byiza ako se wanyumvishe wowe ese kuki ushaka buri gihe ko ngiye nkumva ngiye utajya inyuma ese wanyumvishe no shaye ukoze nabi ese urashaka aka kazi ngiye gukora umwaka wose urumva twazagera kuki bemba mbabarira basi wambabarira ndakwiye base mi ureka wambubwira kandi umwanya wo nanjye mu mwanya w'ibitekerezo ndamu umwanya se ntabwo nshaka kugenda ntabwo nshaka ko ngenda musize nabi reka njye kwambara nitahi witahire kandi ufite ugiye gukina umubwira ibintu biremereye mu mwanya nitekerezeho basi manze nanabyakira ubuzima utarimo
muri filime oya ndamuzi atinda kugaruka muri muzi yerekana niba kinda ndeka nyine ntabwo ari byo kabisa nawe nageze wambabariye kugira ko urugendo mu buryo bwawe wajya uhana agaciro n'umutima w'umuntu ukumva uko ugize kumubwira umutunguye none urashaka ko nagendera ku byakiranga amasegonda ngahe muhereza umwanya nawe yitekerezeho nk'umuntu ntabwo nje ndi bwemere kandi nawe uramuhotera uku ni ukumbangamira none se reka mami nawe uri umuntu oya mami were kujya nanjye mu nyumve nawe nakumvishe ni inyungu y'amafaranga kandi murashaka none se niba wanyumvishe kuki urakaye kuki ndakaye none se n'umutunguye basi ndakwinginze ngaho mbabara ijambo rimwe karagutunguye be waretse kuko ndakwinginze wambabariye kuko ntabwo cyari ahubwo ari mbese mikano kazi karagutunguye karamutunguye yagize umwanya wo gutekereza oya kamarade oya karamutunguye byibuze niyo mpamvu nabikubwiye bimutunguye cyangwa wari ubizi okay twicare basi nkubwiye ntabwo njya kwicara nawe ani muha umwanya wamaye umwanya waje ntuvuge mutega amatwi rega bazagundi musore kandi uzi kwatsinda bazagundi musore ntabwo babajwe n'undi muntu bazakinana kuko si cyo cy'ingenzi ahubwo ari kureba umubano wawe nawe ndekura nyine wambabariye nyine gaho ndekura ubundi icara ngaha tuganire ntabwo ushaka kwicarana nawe hani oya ukuntu warakarana na sherifa wawe mami ese ntabwo rega ibintu reka n'umwanya nitekerezo uzaganira ariko ntabwo wasuzugura ntabwo ndi kumutwara wakwicara ariko tukavugana wicare wowe mutega amatwi basi please I beg icara tuvugane be mvaho nyine mbwira utankunzeho oya ntabwo ari uko twari actinga ku mukunzi wawe oya be mami yako ndi kubyumva igihe kutumva ko umuntu amarangamutima yagomba kwica kugira ngo arabizi n'ejo bundi n'umusore yaramubonye ugiye kunsimbura samana yanjye gusuko cy'ibintu mwabigize n'umusore oya impamvu twabihishe ntabwo ari nanjye kugira ngo mbimubwire n'ubu ngubu ni ukuri byangoye nyine nawe uranamuhemukiye ngo uko contraste ngo mbere ngo basi ibyo bintu byose nababwiraga ni pranka we ni pranka buretse mami ni pranka mami ni pranka mani nawe ntabwo ni pranka muze murebe kamera muri biriya byatsi diyopi zamuka dore yari yicaye mu byatsi zamuka ngiyi kamera nyine ngiyi kamera ngiyi kamera ware mami gwino hano gwino mumbabaje muze base mugire icyo mubwira abafana ibintu bukoze ntabwo reka nicare bakunzi ba Desem Brad nizere ko mumeze neza iyi prank ntabwo ari yoroshye amarira ni menshi n'ubu ntabwo ari yaki mbabarira ntabwo naheruka gukora prank nkababaza umukunzi wanjye akarira mu bishyizemo kandi bitari bikwiriye ko mu mbere yarambabaje ariko yansanze kuri set nge ndyamye ndi gukina araza set arayica yavuganye na DOP yavuganye na director yavuganye na kamarade arayica ariko nge nari hangaye please oya nyine nawe kubabarire ariko sha nawe zana kamera hano mwamutwikiye mudufe bakunzi ba Desem Brad iyi ni prank imvunnye ni prank iranzwe n'amarira y'umukeceri wanjye gusa murabona ko bunije mami gwin nawe gera hano gera hano so ndabinginze kumva basebye ako mami rero ari tuvugisha ukuri ari iyi prank niyo yankoreye turi gukina urwibanga niyo ihirenze iriya yo kwica filime y'abandi ibaze noneho nge nari ndi gukina ansanga ariko rero nawe franka wakora iyo ariyo yose utandikamo ngo kamarade arazana ngo undi muhungu ngo ugukinira neza ntabwo intego ntabwo cyakimwe wabaje ari umuntu bazakinana yarabajwe no kuba umutunguje ibintu biremereye umuntu akunda
kuba agiye kuva muri nuza bakinanagamo muri proje bakinanagamo ibintu biba biremereye pe ntabwo icyari kimubabaje ari cyo kuvuga ngo azakinana nawe gusa iyo iyi prank impamvu nayikoze ko akiri kurira we Erega birababaje byarangiye none bibaze ko byarangiye ni prank ni kuri benda remereye nayo pe ndabizi nyine ko ndabizi ko nkunda filime niyo yaduhuje ntabwo bashaka ko dutandukanira no muri reba ko agira imana mukabonana buri munsi tukabona nahashize icyumweru so ariko bakunzi bacu impamvu nyine nakoze iyi prank twababwiye ko iyo tuzajya dukora prank uwayiteguye azajya avuga impamvu kandi avuge n'isomo ririmo iyi prank inyeretse ko uburyo twahuye ari iby'agaciro ari souvenir ari ikintu gikomeye ku buryo azirikana icyaduhuje hari nk'abantu usanga buri wese mu rukundo agira icyamuhuje n'umukunzi we hari abahurira mu modoka atangiye guseka imana hari n'abahurira mu mvura ariko buriya ikintu cyabahuje ntabwo mwamukuriye kukibagirwa kuko niyo mwashwanye cya kintu cyabahuje kenshi nicyo gikunda kugira ute kubahuza rero icyo ngewe nashaka kumenya niba umukunzi wanjye akizirikana ikintu cyaduhuje niba icyo nicyo naringamije namwe rero abakundana abari mu rukundo mujye muzirikana ikintu cyatumye donke imbarutso y'icyatumye mukundana n'abakunzi banyu sibyo cyane cyane ko iyo mushwanye ni kakantu niko kagaruka kakongera kagira ute kakabahuza hari nk'abantu bahurira hehe kabari bamwe inzoga hari abahurira mu rusengero muzambwire mubwira abahuriye na sheri nawe ndashaka ko uzabatamo reka mbabwize ukuri ibi bintu umuntu wari ubizi ni kamarade kuriya niyo mumuzana hano yari kuba ibyo ndi kubabwira nawe yari kubibabwira ahubwo buriya shawo nibagiwe twari twakoze mesaje ndibuze kukwereka nabibagiwe gukwereka nayiteguye ndibuze kukwereka cyari ikimenyetso kombe nsatuye niteguye ariko nubwo nayibagiwe nizere ko prank yanjye igenze neza umukunzi ndamurijije ariko sinaringamije kumuriza ahubwo naringamije kugira ute kwigisha no kugira ngo abakunzi bacu bari mu rukundo cyangwa se n'abashatse mujye muzirikana ikintu cyabahuje souvenir kuko nibyo byiza gishobora kugaruka kikagira ute kikubaka urukundo rwanyu so gira icyo ubwira abakunzi bacu hanyuma dukomeze akazi k'inzira y'umusaraba ubu burije tugiye gucana amatara ariko ndishimye we kuko ubabaje abantu ndishimye kuvuga ariko ese bundi mwarikodinga aba yateguye buriya ntabuze n'ukuntu nayo yayicisha ahantu ibirikodinga hano se n'ibiki wasanga yambaye nka telefone mu mugongo kakawundiyemo hano yagashyize mu mufuka wiwe ndabasuhuje ndabashimiye mwese ahubwo nayo fone ya mama urayimenye it's okay iramenetse nagimenetse bebe cyangwa ni mwarikodi mami yarabizi dore iyo twarikodingishe ni iyi ngiyi iyo nakoresheje ndi kodinga ni iyanjye ni njye wari ufite ni iyanjye uri umwanzi wanjye bigaragara ko ujya kwishara mu bisheke n'ibiki ko mba ndi mu kazi none se we ko ndi ku biceri njye banambwiye ati ngiye gukora prank anita njyewe ibyanjye njye nabikamera niko wabaye umva guys bye bye see you abashu bye waretse nyereka abafana message nanandikiye umva reka situgiye gukomeza gusa ubabwiye iki ngiye kubabwira iki ngiye kubabwira ibintu abakunzi ba December ndabakunda ndabasoje yabyo narindi babaye ariko nyine maze kubyakira kubera ko nyine ni prank kandi nanjye ndazikora singomba kubigifura
nkomeze ndakare kandi ibyo ni ukwishyura ariko umutwe uri kundi Sorry, nuko twose umutwe uri kumbabaza nuko wari kuva kare ariko yarari gutaka umutwe nuko yagiye akina none se kuki wari ubizi haba muri urwaye umutwe haba mu nzira y'umusaraba sinzagusiga haba mu buzima busanzwe sinzamusiga azaba hari zaba I will be there everywhere mu bibi no mu byiza mu mvura no ku zuba nzaba mpari benshi baraza babona ibyo bashaka ikiza no kuba birangiye bari kubandirimbiye sha wa meza